Shalom shalom, Yesu ashimwe, ndabaramukije mwese abazinduka tugasenga mu gitondo. Buri wese n'igihugu aherereyemo, shalom ndabashuhuje. Muri kumwe nanjye, Mame Benezeri, karibu dusenge. Yesu ashimwe, Imana ihabwe icyubahiro. Haraho muri mwumvemo agasaku gakeya ariko murihangana ko hari ahantu ndi bashobora kuza gusakuza, ariko ni amahoro, ntibitubuza gusenga muri iki gitondo cyacu, muri uyu munsi wacu Imana iduhaye. Aho uri hose senga, uhagaze usenge, uri kuri tuwarete usenge, uri mu ndege usenge, uri mu bwato usenge, ntihagire ikikubuza gusenga, uri mu bantu usenge, uri mu isoko usenge, ngo dusenge ubudasiba. Ngo rero kuba nda ahantu bashobora gusakuza ntago bimbuza gusenga, ntago bimbuza kuvuga Imana yanjye, umwami ahimbazwe. Reka dusome ijambo ry'Imana, turarisanga muri Yobu igice cya mbere, umurongo wa mbere kugera ku wa gatatu. Umutwe w'amagambo waho uravuga ngo uburyo Yobu yari akomeye ari n'umukiranutsi. Mu gihugu cya Usi hari umuntu witwaga Yobu, kandi uwo muntu yari umukiranutsi atunganye, wubahaga Imana, akirinda ibibi, nuko abyara abahungu 7 n'abakobwa 3, kandi yari atunze intama 7,000 n'ingamiya 3,000 n'amapfizi 1,000 yo guhinga, n'indogobe z'ingore 500 n'abagaragu benshi cyane. Uwo muntu yari akomeye kuruta abantu bose b'iburasirazuba. Amen. Imana ishimwe. Iri jambo rijyanye n'uku kwezi turimo, n'ukwezi ko kwizera, ariko kandi bijyana no gukiranukira Imana ku bakiranutsi cyangwa se ku bantu bakiranukira Imana. Ni igihe cyo kwibukwa, ni igihe cyo kongera kubona Imana. Nibyo biravanga amakuba y'umukiranutsi ni menshi, ariko Uwiteka mukiza muri byose. Ukwezi kwa 9 ni ukwezi kuvukamo ibintu byinshi, ni ukwezi ko kubonera mu isi y'ibifatika, ni ukwezi tubona amaso yacu akabona neza y'Imana, cyangwa se tukinjizwamo ariko mu isi y'ibifatika. Imana ntibushe no gukora mu isi y'umwuka, ariko cyane cyane bibera mu isi y'ibifatika. Uburyo Yobu yari akomeye ari umukiranutsi. Uwizera Imana, ibyiringiro byawe birahari, ariko ndagira ngo uhindure uyu munsi, wizerere ibintu bigari, wizerere ibintu binini, wizerere ibintu byagutse. Uyu ni Yobu, Imana yari yarabikoreye. Nawe mukiranutsi w'Imana, nawe mukundwa w'Imana, Imana yabigukorera, ntabwo Imana ibeshye. Muri iki gihugu cya Usi, nawe mu gihugu urimo, muri Usi yawe wahabonera ineza y'Imana, wahabonera ibitangaza bikomeye binini by'Imana. Ndagira ngo kwizera kwawe guhinduke, twizerere ibintu binini muri iki gitondo. Niba ari icyo usaba Imana, usaba ibintu byagutse, ntusabe Imana utuntu dutoya. Ntusabe, niba ari mu mwuka, ntubwire Imana ibintu bikeya, vuga ibintu binini. Imana ni umutunzi. Turi mu kwezi Imana iri gukorera mu kwizera, iri gukorera mu isi y'ibifatika. Ni ukwezi ko kubyara, ni ukwezi ko kuvuka kw'amasezerano. Haleluya. Ngo nuko abyara abahungu 7 n'abakobwa 3. Ariko abahungu 7 uzi icyo ari cyo? 7, umubare 7. Haleluya. N'abakobwa 3, umubare 3 hari icyo uvuze mu isi y'umwuka. Urumva ko yari afite abana 10. Imana ikwagure. Isengesho ryasenzwe na Yabesi. Imana ikwagure, wigira utuntu tw'udufundanwa, wigira ibintu bikeya, gira ibintu binini byiza biguhagije, biduhagije, ndetse dusagurire n'abandi, ko Imana yacu ari Imana. Hari abantu bavuga ngo bavuga ibitangaza, ngo bavuga mu isi y'ibifatika. Nibyo, ibitangaza turabikeneye kandi binini. Na Yesu aho yageraga yakoraga ibitangaza. Niyo mpamvu muri iki gitondo, muri uku kwezi ko kwizera, ngira ngo usengere ibintu binini kandi byiza. Kandi yari atunze intama 7,000. Imana iguhe gutunga no gutunganirwa ibintu byinshi. Ngo n'ingamiya 3,000, urabona izo ngamiya 3,000 n'amapfizi 1,000 yo guhinga n'indogobe. Ariko Yobu yubahaga Imana. Yobu yubahaga Imana. natwe twubashye Imana
yewe uyu mwaka utangira Imana yaravuye ngo abantu basenze bakoreye Imana batayiryarya uyu mwaka ni uwabo mumva ndange ndi umugabo wo kubihamya uyu mwaka abantu umva hari igihe usenga ukavuga atari ko se Imana irahari Imana iranyumva nukuri irakumva irakubona irahari iriho ni igihe Imana ije kwiyerekana rero amasezerano akavuka akaba hakambara umubiri akava mu isi y'umwuka akava mu gihe cyo guhanurwa abahanuzi bayabona babivugaho babisoma mu isi y'umwuka wawe inzandiko bakazisoma ariko ugategereza ugaheba ni igihe kandi hari gukora wa mumarayika wo kwa Daniel washikije Daniel ibisubizo bye haleluya haguruka usenge Zinduka usenge bibwira Imana ngo muntu yarakomeye aruta abantu bose b'iburasirazuba utuye mu mujyi rwagati utuye iburasirazuba utuye iburengerazuba utuye bwira Imana ngo Mana ntuye hahandi nyine wasize kuri ya aderesi atume kuhakomerera Imana ihagukomereze kuri ubwo butaka Imana ihagukomereze muri icyo kirere Imana ihagukomereze muri abo bantu muri uwo muryango nyine ushatsemo Imana iwugukomerezemo ku manywa y'ihanga izuba riva abana bawe Imana ibakomeze aho kwiga ku mashuri biga Imana ihabakomereze ibagira abakomeye baze mu bahambere Imana igukomereza ahantu uri Yobu yarakomeye kurusha abantu bose b'iburasirazuba nta n'umwe bagereranya na Yobu yari umukiranutsi ndagira ngo iki kintu cyo kuvuga ngo abana b'Imana cyangwa se abakiranutsi sange nibo baguwe nabi nibo bafite umunabi kubera ubukene nibo bihebye kubera oya ibyo bivemo dufite urugero rw'umugabo witwa Yobu haleluya ndafashijwe niba Imana yarabikoreye Yobu nawe yabigukorera nanjye yabinkorera iki gitondo igahindura amateka yanjye kankomeza mu kazi ndi mu Uwiteka kankomerezamo cyangwa kanampindurira kandi akakankomerezamo mu buzima ndimo Imana akakomerezamo iki gihugu icyo gihugu urimo Imana ikakigukomerezamo ubwo butaka uhagaze aho ngaho waryamye nyine waraye Imana ikahagukomereza muri izo nshuti Imana ikagukomerezamo kuko wubashye Imana kuko ukiranukira Imana kuko wakoreye Imana utakoreye abantu kuko wasenze Imana icyo gusa kigahagurutsa Imana kuko wagize imbuto z'urukundo haleluya abandi babibona bibye abandi babibona batetse imitwe abandi babibona bariganije ariko wowe cyangwa se ngewe tukabibona kuko twubashye Imana ngo tukiri mu isi izaduha umugisha n'icyubahiro kandi izaduha n'ubugingo urafite kwakira Yesu umwami n'umukiza wihannye ibyaha byawe n'ubu uracyaharanira kwihana ukeneye gukomezwa ukeneye igitangaza Imana igukoreye ikagukomereza muri bene so ikagukomereza mu bavandimwe bawe muvukana hakaboneka itandukaniro ry'uko wakijijwe n'abatarakijijwe Imana igashyiramo difference wowe Imana yanabiguha ikaguha amahoro kuko abanyese n'igihe babigira ugasanga nta n'amahoro babifitemo ntabwo ibyo mbirwanije ariko harageze ngo abana b'Imana natwe ibyacu bisobanuke hari igihe kimwe bizasobanuka byose abana b'Imana tugahagarara twe hora ceceka ihorere ni igihe cyo gutabarwa ni igihe cyo kugirirwa neza n'Imana uburyo Yobu yarakomeye bwira Imana ngo nkomeza bwira Imana ngo komeza amaboko yanjye ye kunyagwa ahubwo yaguke bwira Imana ngo komeza intambwe zanjye ze gusubira inyuma ahubwo zaguke bwira Imana ngo hindura amateka yanjye ne kuba amabahubwo abe meza kurushaho bwira Imana ngo ngirira neza mpishura ntwikurura we kuba mu mfundane mu mfufu ahubwo uhagurukana ubuhamya n'amashimwe utubwire ngo Yesu yasanze aha dore ibyo yankoreye dore uko yabigenje nako tugufashe gushimira Imana haleluya Imana ngo nukabyara abana b'abahungu 7 buri wese agira abahungu be haleluya Imana iguha abana bawe abatarabyara Imana ibaha abana bawe amasezerano yacu navuke hari abahungu bacu bakiri mu mwuka bitwa amasezerano hari imigisha yacu ikiri mu mwuka itaravuka iyo migisha nivuke
mu izina rya Yesu Kristo wazutse. Imana isingizwe. Reka dusenge. Fungura umuntu musenge, turabanza dushimira Imana ku bw'uyu munsi. Niturangiza twihanaguze, twihane, dukora tuyuhagiza amaraso ya Yesu Kristo. Niturangiza tubwire Imana icyo dushaka. Wizerera ibintu binini mu kwezi ko kwizera. Zamura kwa kwizera gukuraho imisozi. Wizeye Imana kiriho, wizeye Yesu nk'umwami n'umukiza wawe. Ariko hari ukundi kwizera ugomba kwakitiva, ukwizera kw'ibitangaza, ukwizera gushyiraho ibitariho bikabaho, kwa kwizera kurema, kwa kwizera guhirika ibisozi n'ibihanamanga. Umwami ahimbazwe, umwami yubahwe, umwami asingizwe. Reka dusenge. Mwami turagushimiye, ndagushimiye umunsi umpaye Mana, ndagushimiye ubuntu ngiriye Mana, ndagushimiye neza yawe Mana, ndagushimiye kudakoza isoni. Mu mahanga yose ukubaho uramwemera, mu mahanga yose Mwami ugukiranukira uramwemera. Ngushyize hejuru iki gitondo duhaye ubuntu. Imbabazi zawe, ineza utugiriye ni nziza, urukundo rwawe utweretse ni rwiza, ukuhagararanye natwe ni byiza. Mwami uravuze ngo tubeho, turiho, uravuze ngo tugubwe neza, tuguwe neza. Haleluya, uraduhagarariye, uradukanguye, twongeye tubaye bazima, twongeye tubayeho. Ni wowe ubikoze, nta mwana w'umuntu ubikoze, ni wowe. Nta wundi usubiza umuntu ubuzima, ni wowe. Ndaguhimbaje Mwami, shimwa kubw'uyu munsi. Ni wubahwe kuba ari wowe uvuga ngo tubeho tukabaho. Ubuntu tugiriye Mwami, atwongerera uyu munsi, kandi ntutwongereye gusa, ahubwo waguye no kwizera kwacu muri uku kwezi ko kwizera. Shimwa Mwami ko tudasigara uko nguko gusa, ahubwo uri buduhindurira ibihe, uri buduhindurira amateka, uri buduhindurira izina, bimenyekane witeka. Haleluya. Ndasenze Mana, maraso yawe natwoze, natwoze, umwuka wacu wozwe, imibiri yacu yozwe, tuyuhagije amaraso ya Yesu. Buri cyaha cyose gihanagurwe, buri nzandiko zaturegaga zihanagurwe, buri kintu cyose cyari kituriho gihanagurwe mu maraso yawe Yesu, mu bubasha bwawe Mwami. Ndasenze Mwami kugira ngo utugirire neza. Nyuma yo kwihana nta rubanza, nyuma y'imbabazi nta rubanza. Mwami tugirire neza, tugirire neza nk'uko wari warabikoreye Yobu mu gihugu cya Usi, mu gihugu ndimo Mana, muri iki gihugu. Ngirira neza muri iki gihugu cy'Ubufaransa Mwami. Haleluya. Ngirira neza muri iki gihugu, mu gihugu navutsemo. Ngirira neza mu izina rya Yesu. Yesu, 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 nkomeza, komeza amaboko yanjye, komeza intambwe zanjye, zagure, agura imbago zanjye Mwami. Nkomereza kuri ubu butaka, nkomereza muri iki kirere, nkomereza mu bantu. Hindurira Mwami, ibyari bibiri bihinduke byiza, ibyari bishaje biveho haboneka ibishya mu izina rya Yesu. Amasezerano yanjye navuke. Haleluya. Ndasenze ngo amasezerano yacu avuke, amasezerano yacu yambara umubiri. Twe kuyumva mu mwuka abahanuzi bayahanura, twe kuyumva mu mwuka tuyarota, ahubwo avuke. Navuke tuyabone, navuke tuyahabwe, navuke tuyabemo, navuke tuyicaremo. Haleluya. Dutungishe Mana, dutungishe, duteze ibiganza, teze ibiganza ngo ntungishe, duteze ibiganza dutungishe. Ubu urambuye ikiganza kimwe, byose birakoreka, byose biremera, biremera Mwami. Ntungisha Mwami, mu bihugu turimo dutungishe, mu miryango yacu dutungishe, mu mibereho yacu dutungishe, mu buzima bwacu dutungishe, dutungishe, dutungishe. Tuvumure, vumura intambwe zacu, vumura ibiganza byacu twarabimenye mu izina rya Yesu. Dutungishe Mwami, mu izina rya Yesu. Duha umugisha, umugisha imirimo y'amaboko yacu yagure, umugisha ubuzi bwacu bwaguke. Buri wese Mwami, abashomeri bahakazi, tugirire neza, turambura ikiganza cy'umugisha. Turasenze wari warahaye umugisha Yobu, amatungo yacu yaguke Mwami Yesu. Ubutunzi bwacu bwaguke, dukomereze aho tuherereye. Abari mu burasirazuba bakomerereyo, abari iburengerazuba bakomerereyo, abari mu mijyi minini mito bakomerereyo, abari hafi na kure bakomerereyo.
dukomeze niwo ukomeza umuntu. Iyo wubahishije umuntu ntawamwicaza, iyo wemeje umuntu ntawamuhakana, iyo wagiriye umuntu neza ntawaza kumwambura iyo neza. Natwe duhagaze imbere yawe, wari warahaye Yobu umugisha w'ibifatika, natwe turawugusabye. Wari waragiriye neza Yobu bitangaza mu burasirazuba bwose, natwe bidukorere mwami. Muri iki gitondo biduhe, duha umugisha, tugirire neza, duteze ibiganza ngo uduhere ingo zacu mwami, duteze ibiganza ngo uduhere abana bacu, duteze ibiganza ngo uduhere abo dusenga n'abashomeri bahakazi, duteze ibiganza mwami ngo abatware bacu abo twubakanye nabo, abagore bacu abatware bacu mwami, ngo bahereze umugisha, dubahereze umugisha. Udukomeze mu isi y'ibifatika, udukomeze mu isi y'ibifatika, turabikeneye, dukeneye bya bitangaza byawe birema ibintu bikabaho, ukavuguruza inzandiko z'ibishaje, ukavuguruza imivumo n'ibindi byose bitava kuri wowe Mana, ukadukuraho umuruho wo kurya turushye, wo kubona ibintu turushye, wo kunywa amazi turushye. Hoya mwami, harageze ngo tugirire neza. Agura ibitekerezo byacu kugira ngo dutekereze kure, twagura imishinga yacu, shyigikira amaproje yacu, imishinga. Abafite imishinga ihabwa umugisha, abafite amabizinesi nahabwa umugisha mu izina rya Yesu. Amaproje yacu ahabwa umugisha, nyatuyeho umugisha. Uwiteka duha umugisha, Uwiteka uyu munsi uturinde, Uwiteka tugirire neza, Uwiteka turebe neza, Uwiteka duha amahoro. Urakoze mwami, ndagushimiye, icyubahiro n'ikuzo bibi byawe none n'iteka ryose. Urakoze, turabyakiriye, ndabyakiriye mwami, mu kwizera ndabyakiriye, kubinkoreye, kubimpaye, mbibayemo, mbibonye ubu nonaha, kuko mu kwizera turebera nyine muri preza, ubu nyine nimo turebera. Haleluya. Tukibona waduhinduriye amateka, tukibona waduhinduriye ubuzima, tukibona wadukuye mu bicocero, tukibona turi ku mwami Yesu utugize abakomeye, natwe tugirira neza abandi. Urakoze papa kubiduhaye, ndabyakiriye nge mame benese, ndabyakiriye ku muryango wanjye, ndabyakiriye ku rubyaro rwanjye, ndabyakiriye mu bana banjye. Izina ryawe nirishimwe. Ndagushimiye kubwa buri wese mwami, uri bwumvira ibishengesho, amateka yacu ahinduke, ubuzima bwacu buhinduke mu isi y'ibifatika. Urakoze papa. Amen.